buri kintu cyose ni intambara, ni ukusunika buri wese yitekereza ibye, yikorera ibye. Iby'inshingano mufite muzivemo, nta ubaziritse mu buyobozi, ntawe abaziritse. Murebe ibindi mwigiramo, hagomba kuba hari abantu hanze wenda. Yes, ni amakuru ari kugenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru meza cyane, ni amakuru meza cyane cyane ku bakunzi ba ekipe ya Rayon Sports. Bwa mbere mu mateka nyakubahwa Perezida Paul Kagame abaye yavuga ekipe afana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo ube wakanda subscribe ubundi bwo mbe nagenda nkubwira iby'uyu mugabo w'ikirenga His Excellency yabaye yatangaza hagati y'ikipe ya Rayon Sports ndetse na ekipe ya APR. Ni ikibazo yarabajijwe n'umunyamakuru wa Radio Rwanda amubaza ikipe y'abafana hano mu gihugu cy'u Rwanda, amusubiza rwose yemye neza cyane, amusubizanya ishyaka ryiza cyane. Ni mu gihe inama yari irangiriye yabereye hariya rwose igako yagarukaga ku kibazo cy'abayobozi bayobora u Rwanda, cyane abaminisitiri banenwaga na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nizere ko wakanze subscribe ubundi bwo tube twazamuka n'ikipe nyakubahwa Perezida Paul Kagame afana rwose nk'uko yabyitangarize. Nizere ko kanda na like na share comment ndetse n'ibindi. Ibitekerezo byanyu turabisoma 5 kuri 5 kandi nizere ko murasharinga bagenzi banyu. Reka tuze tube twabaramburira ikiganiro cyose uko cyakabaye. Yes, reka tube twatangira ikiganiro cyacu ubundi bwo uyu mugabo His Excellency nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni umugabo udasanzwe, abantu bose batinya hano ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'i Burayi hose cyane baramutinya bitewe n'icyizere yubatse mu baturage, bitewe n'icyizere yubatse mu bantu. Yamaze kuba yatangariza abanyarwanda ndetse n'abakunzi ba ekipe ya Rayon Sports rwose ikipe ya Rayon Sports ko ayifana ku rwego ruhambaye cyane, nubwo ari mu nzego za gisirikari. Rwose yamaze kuba yatangaza ko umuturage ari ku isonga yafana ekipe ya Rayon Sports, ahubwo yari yirinze kuba yavuga ko afana ekipe ya Rayon Sports ari mu gisirikari, ariko ubu ni ngombwa ngo abe yabivuga. Ariko nizingo yizere ko ntacyo birahungabanya, ariko buri wese agira amarangamutima ye. Yavutse afana ekipe ya Rayon Sports ariko nta munyarwanda n'umwe wari ubizi, ariko byabaye ngombwa ko abisubiza n'igisubizo cyizewe neza cyane ko afana ekipe ya Rayon Sports. Ni ikibazo yarabajijwe n'umwe mu banyamakuru b'igitangazamakuru cya Radio Rwanda, ari we Ndayishimiye Kagabo cyangwa se Kagabo Peter, wari umubajije ekipe afana mu gihugu cy'u Rwanda, amusubiza yemye kandi yishimye, nubwo yaravuye guhangana n'abaminisitiri bayobora mu ntara cyangwa se bayobora umujyi wa Kigali ndetse n'abaminisitiri b'inganda bari bavuye kuba bahangana, birangira
yasubije neza cyane yemye ko afana ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rwose niyo iri ku mutima wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport bazamutse n'ibitekerezo cyane hejuru bati ni wowe nta wundi ugomba kuba wayobora igihugu cy'u Rwanda, nta wundi. Nk'uko mugenda mubireba bari bavuze bashyizeho ibirangantego byo umuturage ku isonga, bishatse kuvuga ko nubwo ekipe ya Rayon Sport ari abaturage biyegeranyije bakaba babyara ikipe ya Rayon Sport, na nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaje kuba yagungamo aravuga ngo umuturage ku isonga, ariho batangiye bavuga ko afana ikipe ya Rayon Sport, bibaza ko batangira bamubaza ikipe afana mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo nyakubahwa Perezida Paul Kagame ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika, akaba arinzwe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika, niwe mu perezida ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika. Nizere ko muraza kuba mwareba akandi gace. Mugire umunsi mwiza.